Yego, mu by'ukuri ntago ndi buze guhamya ngo wenda mvuge ngo yatanzweho igitambo, cyabikora icyo nahamya njyewe ubwanjye ni uko Vava yarozwe. Yararozwe kandi mu by'ukuri ntabwo dore imbogo yishwe n'indwara, yishwe n'amarozi. Ni ibintu bigaragara haba mu muryango we, haba no mu buryo yaturutse igikondo agenda. bamufashije kandi n'ababaye inkomyi zituma adafashwa nabo Imana ibababarire kuko bababarire pe. mu magambo twavuze we Bamuvugiyeho. ko gutwika bizadukoraho. Imana imbabarira. icyo bakoze ntibakizi, kuko ndibwira ko nabo ubwabo ubu mu mitima yabo nta mahoro bafite, ntayo. Nari ndimo ndavuga ngo nimujya kureba niba ari ugukosora kudafasha, mushyiremo umwete kuko abataha bo ni benshi. Oya se kandi Yego. nawe. Oya. Abataha ni benshi kandi nago abataha bose bari bube bejejwe muri iyi mihanda. Mu bantu bagiye bakurikirana ibiganiro nagiye ntambutsa muri message natumwe nk'izi mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ngo Imana igiye gukora isuku muri YouTube, Yego. ariko agiye akiri mutoya we dukwiriye kubabazwa n'urupfu rwe. Hari akantu mu kanya wari uvuze uti icyo nemeza cyo ni uko Vava yarozwe. Yego. Vava yararozwe. Mu by'ukuri ndi umuhanuzi ariko sibyo ndata. Dufite ukuntu erega niba munahanura mukabivuga mukajya kuri kamera mukabivuga, nimwemere ko hari abandi bahanuzi bari mu ibanga, mubyemere ko bahari bari mu ibanga kandi bavugana n'Imana ikababwira gusengera ibyo babonye, ntibabwire kujya kubivuga. Mu by'ukuri hari nk'abantu nari nabiganirije kandi mbibaganiriza mu buryo bwo kugira ngo tumufashe gusenga, Yego. tumusengere Vava aho yari ari mu bitaro arwaye, kuko nari nagize ishurirwa ry'uko yarozwe kandi ko akeneye gusengerwa. Naramusengeye kandi naranamuhamagaye kuri telefone. Mwaravuganye ari mu Yego. bitaro? Waravuganye. Naramuhamagaye kuri telefone, gerageza kubimubwira kandi ntufite uburyo wabivugamo kuza guperesiza ngo ubwire umuntu ngo ugiye gupfa, noneho arimo amaserumu. Ntaho waba utandukaniye nawe n'umuntu uhorahoza umuntu ugiye gupfa. Yego. Ahubwo ufite uburyo ubivugamo. Si uko Vava yapfuye kuko namukundaga, ahubwo nashimishijwe n'uko ashobora kubona imbaraga zibasha gusaba imbabazi atarapfa. Vuga ati umuntu dufitanye ikibazo ambabarire. Iyo aba bantu bose bagiraga amahirwe nk'ayo Vava agize, byaba ari byiza cyane. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Yego. Bivuze ngo kuba warabwirije, warahanuye, kuba uri umukristo waranze ugapfa utakiriwe, ibyo byose wakoze bibaye zero. Kimwe nuko waba uri umunyabyaha ariko wamenya iminsi yawe. Bishobora kuba uri umunyabyaha warabyivurugusemo, ariko igihe cyo gupfa ukabasha kwatuza akanwa kawe ngo mumbabarire, uwo naba naragiriye nabi wese ambabarire. Kira ni ikimenyetso cy'uko yagize iherezo ryiza. Yego. Ni ikimenyetso cy'uko yagize iherezo ryiza, kubera ko ziriya mbaraga ntabwo zibonwa na buri wese. Yewe ikintu ntazamwibagirirwaho ni ukuntu yakundaga gusenga. Wenda abantu babanaga nawe mu mbuga nkoranyambaga bashobora kuba batabizi yuko yakundaga gusenga. Vava yakoraga ibiganiro mu buryo bwa showbiz, ariko mu bintu by'iyobokamana yakundaga gusenga. Yego. Kenshi yarampamagaraga, Marene tugende tujye gusenga. Hari ahantu yasengeraga si ngombwa ko Oya nta mpamvu. tugende tujye gusenga. Kandi akumva ashishikarije umuntu wese kujya gusenga ngo amenye icyo Imana imushakaho. Icyo ni kimwe. Ikindi ntazibagirwa kuri Valentine ni ukuntu yakundaga umuryango. Cy'umujinya w'Imana waramanutse, kandi ntabwo Imana yo yananirwa gukora ikiyizanye, ariko ngo by'umwihariko abantu mukwiriye gutinya ni abantu mwahagurutse muvuga ngo mugiye gukorera Imana muri iyi mihanda, mugahaguruka muvuga ngo mugiye gukorera Imana, mugahaguruka mwitwa abapasiteri, mukitwa abashumba, mukitwa abahanuzi, mukitwa abapotre, ba profete, mu matitire yose mufite. Imana igiye gukoramo isaka izanyeganyeza buri muntu wese. Forode yicaranye zamuvamo, Forode yicaranye izamuvamo. Umuntu wese Imana igiye kumunyeganyeza, irebe ese ibiro byanyu birashyitse. Ushobora kwibaza ngo mbese ibiro byacu bishyitse gute? By'ukuri umuntu wese uri muvuga Imana nabi,
kubera ukuntu abantu bavuye ku Mana ari benshi bavuga ngo n'abitiriwe izina ryawe n'abakutubwiraga nibo basigaye bakora ibyaha, none twebwe twagukurikira dute, twakizera dute ibyo batubwira ko biriho kandi nabo ubwabo babaye impamvu zo kubihakana. Imana yambwiye ngo Imana ubwayo niyo yiyizeye iraje, ariko iraje. Turi kumwe nakurwanirira muri we Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze wowe ukurikiye Rwanda Gospel Show. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Turabiseguraho tumaze iminsi tutari gukora, hari utubazo tumwe na tumwe twagiye tubamo bituma tudakora ibiganiro nk'uko byari bisanzwe, ariko turashima Imana muri byose. Imana yongeye kutugarura, Imana yaraturinze, Imana yabanye natwe nubwo bitari byoroshye, ariko Imana yarabikoze. Hari ibyo yakoze n'ibyo itarakora, tuyifitiye icyizere ko izabikora. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe mubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho, n'ubundi turakomeje tugishima Imana. Muri urwo rwego rero mu gushima, buriya Bibiliya yaratubwiye ngo mu bibi ni byiza dushime, niko biba bigomba kugenda. Kuri kamera turi kumwe na Mama Edwine, mujye no kuri channel ye atambutsa ubutumwa ya message amasengesho, bayita Mama Edwine official. Yesashimwe. Isahimbazo. Umeze neza? Ashima Imana. Wambaye neza pe. Urakoze cyane. Akaririmbo kera twajyaga turirimba cyane tukiri muri Sunday School, iyo twabaga twagize abandi bana babashyitsi, ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana, abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Nawe rero wambaye ubwiza bw'Imana. Unyakiriye mu ndirimbo cyane rwose. Urakoze cyane. N'amahoro. N'amahoro, ndashima Imana. Ni byiza cyane. Nari nongeye mfata uyu mwanya mvuga nti reka nihanganishe abantu bose batameze neza, abagize ibyago, abafite ibibazo bitandukanye. Imana ibabe mu ruhande, ibakomeze, kuko hari igihe umuntu aba yumva yacitse intege, adafite icyo yakora, adafite icyo yavuga. Ndagaruka nanone ku muryango w'icyamamare giherutse kudukurwamo, uwo nta wundi ni Valentina, wari uzwi nka Dore Imbogo. Imana imukomeze imutuze aheza. Warabyumvise iby'urupfu rwe? Yego, narabyumvise. Ndibuka ko hari n'ikiganiro twigeze gukorana ahantu hamwe runaka. Nabyakiriye gute iby'urupfu rwe? Nkubwiye ngo urupfu nararwakiriye rwiwe, naba nkubeshye. Nyine hari ibintu biba kuko nta kindi kintu wabikoraho ukabyakira, ariko atari uko wumva byari bikwiye. Yego, ntago kugeza ku isaha ntago umutima wanjye wishimye, kuko nyuma y'uko dukoranye ikiganiro na Vava twari dufitanye ubushuti. Hari inshuti, ngira ngo babyumvisha kenshi, yampamagaraga Marene. Twari inshuti, twaraganiraga, kangisha inama nka Marene. Yego. Afite ukuntu agiramo ikinyabupfura cyinshi cyo kubona umubyeyi wese akamwiyumvamo. Uriya mukobwa yagiraga urukundo, agiraga n'urugwiro, wabonaga nta mutima mubi, ubwo icyo yaguhishaga cyabaga ari nta gihari. Yego. Nimba wamurakaje arabikubwira ati hano wankoshereje, arabikubwiraga. Nabwo yaba yishimye ati wanshimishije. Yego. Rero hagati aho niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo byanshimishije, kubera ko nabuze umuntu. Ariko nta kundi, tugomba kwihangana, mu isi niko bigenda. Kaduhinduranye gutya, ndumva iyo kumva neza kuri iyi. Urakoze cyane. Gutya ni sawa. Kubera ko mu isi ariko bigenda, tujya tubaho tukagira n'igihe cyo gupfa. Niko umubwiriza mu bice bitatu avuga ngo habaho igihe cyo kuvuka ndetse n'icyo gupfa. Kenshi icyo gihe cyo kuvuka turishima, ariko icyo gupfa nubwo ari itegeko ry'Imana, ariko ntabwo kitunezeza icyo gihe. Ariko Bibiliya nanone iravuga ngo icyazanye Satani ni ukwica,
no kwiba no kurimbura. njyewe rero hari ibintu bijya bincanga ukabona uriya yari umwana w'umukobwa yari afite imishinga myinshi, yari afite ahazaza, yari afite umuryango wahagarariye. Anyway, abantu babonye ibintu batari biteguye kubona, byajyaga bivuga ko afite abana ariko noneho byaremejwe abana barahari, yarabasize. Yego. Urumva ko yari abafitiye iterambere, urumva nimba kurya byariwe, nimba kunywa, kwambara. Samu yagize amahirwe yo kubasha gutabara, yambwiye ko yari yarasize abumbishije n'amatafari kugira ngo azubakire umubyeyi we, umukecuru. Nyine ntekereza ko ari nk'aho Satani ashobora kuba yamwibye, niko mu bitekerezo byanjye, sinzi. Yego, kubera ko nanjye ndemeranywa nawe ko Satani yamwibye, kubera ko hari igihe abantu bapfa ari igihe cy'Imana kigeze cyo gupfa, hakaba na kwa kundi ko kwiba kwa Satani. Hakaba n'igihe umuntu apfa atari igihe, ahubwo ari Satani umwibye akamuriganya igihe cye yari kuzabaho. Yego. Yego, mbere y'ibyo byose rero njyewe ntabwo nari narabibonye, nta nubwo nari narabyitayeho, ahubwo naje kujyamo nyuma ndeba ibiganiro bimwe mu byagiye bitambutswa n'amacana atandukanye n'abantu batandukanye, harimo n'abitiriwe izina ry'Imana cyangwa abakozi b'Imana, ubwo ni abapasiteri, abahanuzi, bene nk'ubwo buryo. Bagiye babona Vava ari mu bitaro, bakavuga ko ashobora kuba yarirwaje, cyangwa se bishobora kuba ari pranka, bya bindi byo kuvuga ngo abantu barashaka views. Yego. Uyu munsi nibwo nicaye nshishamo amaso, mbona amagambo bagiye bavuga ngo ari kugira ngo abatuburire, abaka amafaranga, ngo muramenye ntimuyabahe, ngo dufite video abyina mu bitaro. Ayo magambo nawe wagiye yumva? Nanjye narayumvise, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye. Impamvu mvuga ko bitari bikwiye, aba ari ukwirwaza, ntabwo umuntu yakirwaza ngo agere ku kigero cyo gupfa. Ndibwira ko abantu bose babivuze batari bahamanije n'umwuka w'Imana, cyangwa nta rukundo rwari rurimo. Ndibaza kuko iyo umuntu asabye ubufasha ni uko badashoboye, kandi ubwo bufasha ku bantu babutanga, nk'ubungiye Joseline, uramutse utanze ubufasha nta gihombo naba mfite, kuko ntabwo ari umutungo wanjye wabukozemo. Ntabwo byari bikwiriye rero ko byatuma baba inkomyi cyangwa gukoma mu nkokora abantu bagambiriye gufashanya kwigenga. Urumva Vava we ntabwo ari we wavuze ngo mumfashe, ahubwo n'abamukoresheje ibiganiro, wenda ni Kwizera ku Rugendo TV, nyine amutabaza avuga ko ameze nabi, hari ibyo akeneye atari kubona, cyane cyane mu kavideo gasa nkaho ariko kanyuma Vava yavuze ati ndi kunywa imiti banyandikiye ariko irahenze, ubushobozi bwanjye bwashize. Yego. Abandi nabo bati barapanze kugira ngo babaka amafaranga, bapanze pranka kugira ngo babakuremo amafaranga. Iki kintu ntago cyari gikwiriye. Noneho bitunguranye n'abandi bakozi b'Imana bazwi, kuko nta nsengero tuzi bashumbye, ngo nabo babyijandikamwe kuvuga ngo ni amapranka. Ibihe bintu koko utagiye mu mwuka bwo no mu mubiri ntashishoza ngo arebe avuga ati iki kirakwiye, iki ntigikwiye, nsinkwiye kukivuga. Mu by'ukuri ndibwira ko bibaye bivuzwe n'umuntu utitirirwa izina ry'Imana, bashaka kuvuga ati wenda niko bisanzwe, abantu bagira ubugome, wenda nuko badasenga. Ariko birababaje kumva abantu bitirirwa izina ry'Imana, bafite n'amatitire mu bintu by'Imana, baba inkomyi yo kugira neza. Ubundi kuba uri umukristo, uba warigishijwe ko kugira neza biza n'umugisha kuruta ahubwo, kuko Bibiliya iravuga ngo gutanga biruta guhabwa. Bivuze ngo njye nguhaye nakiriye umugisha kurusha wowe untegeye ibiganza. Ndibwira ko umuntu wese w'umukristo, umwanya wo kuba uri n'umukozi w'Imana, ntago akwiriye kubuza abandi kugira neza, kuko biza n'umugisha. Rero abantu bose babigizemo uruhare rwose bakwiriye kwigaya, bagasaba n'Imana imbabazi. Yego, yigeze akorana ibiganiro n'umuntu bita Mpano y'Imana. Hari amacana amwe nagiye mbona bavuga bati ngo yakiriye amafaranga, ngo ntiyakurikiza kondisiyo, ngo ni ibitambo, ngo turi mu gihe cy'ibitambo. Ibi bintu nkamwe nyine b'abakozi b'Imana, abahanuzi, abanyamasengesho, niyo mpamvu tuba tugira ngo mudusobanurire.
yego mu by'ukuri ntabwo ndi buze guhamya ngo wenda mvuge ngo yatanzweho igitambo cyabikora icyo nahamya ngewe ubwanjye niko Vava yararozwe kubera ko njya nkunda kubwira abantu ngo ntimukishimire ko abantu bavuga ngo ibyo twahanuye byarasohoye ari bibi. Yego ibibi byasohoye ntidukwiriye kwishimira ko byasohoye. Nabwiye abantu ngo kwemerwa mu kibazo cy'umuntu cyabaye ngo ukemerwa kuko ibyo wahanuye ngo bibi ngo runaka ngo arapfuye ngo agapfa byasohoye ngo ubaye umusitari hari Ezekiel uramubona cyane afite kuri channel ye runaka namubonye kuri 3D TV avuga ko yahanuriye Vava yuko muri uyu mwaka wa 2024 utazagera akiri mu isi y'abazima ubwe abyivugira ngo yarabimuhanuriye ngo bari kuri Great Hotel ngo anamuhanura yuko ngo Dr. M batazabana. Ibi bintu abakozi b'Imana nyine ukabona ari proud yuko yahanuye ibintu bibi bikaba. Abantu bankurikira mu kiganiro natambukije mu cyumweru gishize, iyo usomye igitabo cyanditswe na Yona abice byaho 4 umurongo ngira ngo wa 3 aravuga ngo Yona yisabira gupfa ababajwe nuko ngo Imana ibabariye ab'Nineve. Narindi mumbwira abahanuzi nari nabatumweho abahanuzi bahanura ibibi bagahagarara ku musozi nka Yona ngo bategereje kureba ko ibyo bahanuye bisohora. Bene abo bahanuzi ntago Imana ibashaka kuko kubura umuhanuzi ntago kwemerwa kwawe ari uko wemerwa kuko ibibi wahanuye bisohora. Nabasobanuye ukuntu dufite abahanuzi bahanura ibibi bamara kubihanura bakajya ku musozi kubisengera kugira ngo bisohore muri izi mbuga nkoranyambaga bemere ko ari abahanuzi. Abo bantu ntaho batandukaniye n'abicanyi, nabo ubwabo n'abarozi bakomeye kuko niba warahawe akanwa karimo ubwo butwari bwo guhesha abantu umugisha kaba karimo n'ubutwari bwo kuvuma. Abantu rero bitwaza ubwo butwari bwo kuvuma ngo icyo basabye cyose bazagihabwa, bagasabira abandi urupfu kuko baruhanuye kugira ngo bemerwe ko ari abahanuzi. Mu by'ukuri numva nta fiyeri ririmo kuba warahanuye ko Vava azapfa yarangiza agapfa, ahubwo numva ukwiriye kugira agahinda gakomeye ukibaza ngo kubera iki nabonye urupfu simfata igihe cyo kurusengera kugira ngo rukurweho. Kandi iyo wabyeretswe ukabihishurirwa ese rukorwaho cyangwa rwigizwayo? Urupfu rwo ntago rukurwaho kuko ni ngombwa ngo tuzapfa, ahubwo rwigizwayo kuko n'ubundi Imana ihora irukuraho irwigizayo. Turayishimiye ko yagiye hari izo yagiye idukuriraho itwigirizayo kugira ngo buriya hari igihe nkuko nabikubwiye ugenda abantu yego urupfu ntirumenyerwa ni ikibi kitamenyerwa ariko byibura ukavuga uti hari ibikorwa yari amaze gukora yarabayeho yarakuze nubwo bibabaje ariko nta kibazo. Abana barakuze warabareze barakura barize wabonye abuzukuru nyine ukagenda uvuga uti hari ibyo nabonye muri ubu buzima. Yego ariko agiye akiri mutoya we dukwiriye kubabazwa n'urupfu rwe. Hari akantu mu kanya wari uvuze uti icyo nemeza cyo nuko Vava yarozwe. Yego Vava yararozwe. Mu by'ukuri ndi umuhanuzi ariko sibyo ndata. Dufite ukuntu erega niba munahanura mukabivuga mukajya kuri kamera mukabivuga nimwemere ko hari abandi bahanuzi bari mu ibanga, mubyemere ko bahari bari mu ibanga kandi bavugana n'Imana ikababwira gusengera ibyo babonye ntibabwire kujya kubivuga. Mu by'ukuri hari nk'abantu nari nabiganirije kandi mbibaganiriza mu buryo bwo kugira ngo tumufashe gusenga tumusengere Vava aho yari ari mu bitaro arwaye kuko nari nagize ishurirwa ry'uko yarozwe kandi ko akeneye gusengerwa. Naramusengeye kandi naranamuhamagaye kuri telefone. Mwaravuganye ari mu bitaro? Waravuganye. Naramuhamagaye kuri telefone gerageza kubimubwira kandi ntufite uburyo wabivugamo kuza gupresida ngo ubwire umuntu ngo ugiye gupfa noneho arimo amaserumu. Ntaho waba utandukaniye nawe n'umuntu uhorahoza umuntu ugiye gupfa, ahubwo ufite uburyo ubivugamo ukamubwira ikizima nuko Imana igukunda. Hari uburyo ubicishamo. Noneho uburyo nabicishijemo byagaragazaga ko nawe afite uburyo abizimo. Nkurikije ibiganiro yari amaze iminsi akora, hari ahantu nabonye ikiganiro nimbona akavideo ndakugacishamo avuga ati narwaye umutwe ndavuga nti subu nanjye ngiye gupfa.
iryo jambo yararivuze ati ariko Mana nimba igihe cyanjye kigeze umpe abo nabaniye abo dufitanye ikibazo kugikemura ngahibaza. hari ikindi kintu rero buriya nashimyeho Imana muri ino minsi tubabajwe n'uko umuvandimwe yatuvuyemo, ariko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, maze imirimo bakoze ikagenda ibaherekeje. Yego, bishatse kuvuga ngo ikintu cyanshimishije si uko Vava yapfuye kuko namukundaga, ahubwo nashimishijwe n'uko ashobora kubona imbaraga zibasha gusaba imbabazi atarapfa. hagati umuntu dufitanye ikibazo ambabarira. Iyo abo bantu bose bagiraga amahirwe nk'ayo Vava agize byaba ari byiza cyane. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Bivuze ngo kuba warabwirije, warahanuye, kuba uri umukristo waranze ugapfa utakiriwe, ibyo byose wakoze bibaye zero. Kimwe nuko waba uri umunyabyaha ariko wamenya iminsi yawe. Bishobora kuba uri umunyabyaha warabyivurugusemo, ariko igihe cyo gupfa ukabasha kwatuza akanwa kawe ngo mumbabarire, uwo naba naragiriye nabi wese ambabarire. Kira ni ikimenyetso cy'uko yagize iherezo ryiza. Yego, ni ikimenyetso cy'uko yagize iherezo ryiza, kubera ko ziriya mbaraga ntabwo zibonwa na buri wese. Ni ukuri Imana ikomeze abasigaye, naho wagiye we yagiye, ariko Imana ikomeze imutuze aheza. Niki nka Marene we utazamwibagirirwaho? Nyine iyo nkuru ikimara kukugeraho, ndabizi buri umuntu nawe amashusho cyangwa amagambo agenda kugaruka mu maso no mu matwi, ukavuga uti Vava wacu. Niwe ikintu ntazamwibagirirwaho ni ukuntu yakundaga gusenga. Wenda abantu babanaga nawe mu mbuga nkoranyambaga bashobora kuba batabizi yuko yakundaga gusenga. Vava yakoraga ibiganiro mu buryo bwa showbiz, ariko mu bintu by'iyobokamana yakundaga gusenga. Kenshi yaramamagaraga, Marene tugende tujye gusenga. Hari ahantu yasengeraga, si ngombwa ko havuga nta mpamvu, tugende tujye gusenga. Kandi akumva ashishikarije umuntu wese kujya gusenga ngo amenye icyo Imana imushakaho. Icyo ni kimwe. Ikindi ntazibagirwa kuri Valentine ni ukuntu yakundaga umuryango cyane. Yakundaga umuryango we mu rwego rukomeye. Ariko yanabivugaga ati ubu ngubu nari mfite 50, umukecuru namwoherereje aha ngo agura akantu runaka. Yabivugaga. Bira ni ibintu byiza bidashoborwa na buri wese. None se ubu nk'uwamuroze cyangwa se watumye, sinzi wenda ukuntu bimeze, ishyari kuki? Muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mvuge muri rusange muri Afurika, dufite ikibazo cy'ishyari. Harimo ikibazo cy'ishyari kubera ko bitagendeye ngo kubizera n'abatarizera, ku bakijijwe n'abadakijijwe, abantu bafite umwuka w'ishyari ukomeye. Ariko ngo byagera ko kuri iyi mihanda yitwa YouTube ho bikaba ikibazo. Nigeze mfata igihe kinini cy'amasengesho y'iminsi 7 ndimo ndira mbwira Imana ngo kubera iki wanyohereje mu mbuga nkoranyambaga. Aha bavuga ngo ni ku mihanda. Ni hahandi iki wantumyeyo. Umuntu agusekera akwanga, ahantu umuntu agutumira akwanga, ano umuntu agutumira akaguha mikoro nk'uyi umpaye ukantunga kamera, kandi nta kizu unyifuriza ngamije kuguta mu gatego tu. Ati yaba yarahuye n'ingorane. Mu by'ukuri ntago nzi imitima y'abantu ukuntu yabaye. Niki cyabaye mu bantu? Niki cyateye abantu kutaba bakigira ubumuntu? Umuntu akabaho yumva kubera ibimvuga nibishira n'ubundi uvuga ate naho yavuga uyu munsi akavugira hana agahita apfa, ntacyo bitwaye. Ibyo bintu rero bibabaje Imana. Mu by'ukuri ndashaka gutanga na message ku bantu bose badukurikiye. Umuntu wese arinde izamu rye, cyangwa se umuntu akiranuke ku giti cye, kubera ko nagiye mbona inkuru ziri gutraininga kuri iyi mihanda bavuga ngo abantu ngo ntago bafashije Vava, ngo none ngo arapfuye. Mu by'ukuri ntago bamufashije, kandi n'ababaye inkomyi zituma adafashwa nabo Imana ibababarire, kuko icyo bakoze ntibakizi. Kuko ndibwira ko nabo ubwabo mu mitima yabo nta mahoro bafite ntayo. Nari ndimo ndavuga ngo nimujya kureba niba ari ugukosora kudafasha,
mushyiremo umwete kuko abataha bo ni benshi. oya se kandi Yego. nawe. Oya. Abataha ni benshi kandi nago abataha bose bari bube bejejwe muri iyi mihanda. Mu bantu bagiye bakurikirana ibiganiro nagiye ntambutsa muri message natumwe nk'izi mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ngo Imana igiye gukora isuku muri YouTube. Yego. Hari ahandi hantu nagiye mbibona ntashaka kuvuga, ariko Imana rwose si Oya, Imana igiye gukora isuku muri YouTube, kandi uburyo ikoramo isuku ni ubumana nyine bwayo. Hari igihe abantu bibwira ngo ngo kubera ko runaka ngo tubona ko arwaye ngo niwe ugiye gupfa. Oya, ntabwo ari cyo kimenyetso cy'uko umuntu agiye gupfa kuba yarwaye, ahubwo n'abatarwaye bagomba gupfa, kubera ko Imana nje yambwiye ngo mbwire abantu bakabije kumenyera Imana, bakabije kumenyera Imana ku rwego rukomeye. Harya abantu basigaye bumva bo ubwabo ari bo bibeshejeho, kubera ko mubona amafaranga. Hari igihe nigeze mbabaza mu kwezi kwashize, ndabaza ngo mbese umunsi YouTube yamaze amezi 5 idahemba, muzongera kuduha mikoro ngo tuvuge? Imana icyo gihe yari yantumye ngo mbabwire ngo ntago muri mu murimo w'Imana nk'uko mubyita, ahubwo muri muri business, murashaka amafaranga, nicyo kibatera kwirirwa mutumira abatumirwa. Ariko ngo hari abantu bagiye bahaguruka by'ukuri bavuze ngo Mana tugiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe ku isi hose, bihane, turokora ubugingo bwa benshi. Mu by'ukuri muhageze si byo mwakoze. Imana yambwiye ngo mbabwire umuntu wese ariyize, mutunganye ibintu bidatunganye, mugorora inzira z'Uwiteka, bigishoboka ko zigororeka. Icyakora cy'umujinya w'Imana waramanutse, kandi ntabwo Imana yo yananirwa gukora ikiyizanye. Ariko ngo by'umwihariko abantu mukwiriye gutinya, n'abantu mwahagurutse muvuga ngo mugiye gukorera Imana muri iyi mihanda, mugahaguruka muvuga ngo mugiye gukorera Imana, mugahaguruka mwitwa abapasiteri, mukitwa abashumba, mukitwa abahanuzi, mukitwa abapotre, ba profete, mu matitire yose mufite. Imana igiye gukoramo isaka, izanyeganyeza buri muntu wese. Forode yicaranye zamuvamo, forode yicaranye izamuvamo. Umuntu wese Imana igiye kumunyeganyeza, irebe ese ibiro byanyu birashyitse. Ushobora kwibaza ngo mbese ibiro byacu bishyitse gute? By'ukuri umuntu wese uri muvuga Imana nabi, kubera ukuntu abantu bavuye ku Mana ari benshi bavuga ngo n'abitiriwe izina ryawe n'abakutubwiraga nibo basigaye bakora ibyaha. None twebwe twagukurikira dute? Twakizera dute ibyo batubwira ko biriho kandi nabo ubwabo babaye impamvu zo kubihakana? Imana yambwiye ngo Imana ubwayo niyo yiyizeye, iraje, ariko iraje. Uko gufasha rero mushyiremo umwete, kuko sinzi uburyo muzajya mubagabanya ubwo bufasha, kuko hari igihe muzajya mwumva amatangazo ya 2 nk'icyarimwe, kumva ngo nka 2 icyarimwe bakeneye ubufasha, bakeneye ubutabazi. Mu by'ukuri mukabura nuko mubagabanya ubwo bufasha, bubabanye buke. Birashoboka ko wowe udukurikiye waba wibwira ngo ngiye ngumva ngo nariyubatse mfite imbaraga, nta bufasha nzakenera. Umuntu wese agiye gukenera ubufasha bitewe n'ikibazo agiye guhura nacyo. Imana itugirire neza. Ariko abantu bo bubatse amazina, bakubaka amazina, abantu bazwi, abantu bafatika, mwabasitari mwe mu bintu bya gospel, Imana irabamanukiye, kubera ko mumaze kwigira Imana ubwanyu. Mwebwe ubwanyu Imana muyimye umwanya, mwihinduye ibikomerezwa. Yambwiye ngo umugabo witwa Uriya n'umugabo witwa Sawuli ngo bababere icyitegererezo, bababere icyitegererezo nguko itatinye. Abo ngabo niko namwe itabatinye. Niri butinywe ngo itinyishwe n'imyanya mufite, ngo itinyishwe nuko muri abasitari murimo muvuga abantu bose bakabatega amatwi. Uko niko mugiye kwibagirana. Mu by'ukuri ngo hari abantu b'abasitari Imana igiye guhindurira amazina, bakaba batongera no kuvugwa mu mbuga nkoranyambaga, ntibongere kuvugwa, bagaceceka. Mwajya mutumiza ibiterane, mwatumiza imbaga, ntihagire n'umwuza, kubera ko Imana igiye kubambura ijambo. Kuko ijambo mufite murimo murarikoresha mu buryo bw'inyungu zanyu ku giti cyanyu, ntabwo mugiharanira icyubahiro cy'Imana. Mwakirambitse hasi mufata icyanyu cyubahiro,
Imana ibagirire neza. Nari mvuze ngo iyaba byari bishobotse mugacira Imana bugufi, ahari Imana yakibuza uburakari, Imana ikongera kutugarukaho kuko twese turayikeneye. Imana iturengere, Imana itube hafi. Ugira ngo se nyuma ya message y'Imana hari ikindi twakora, ahubwo wanyemerera tugasabira abantu imbaraga, natwe twisabira Imana ikatazaturengera, ikazatuzigama. Nibutsa abantu nyine baze kujya kuri Mama Edwin Official, bagukurikire, bateze imbere ubwami bw'Imana. Bigishoboka njye ntabwo ndi buvuge ngo oya, icyiza tugikore kandi tukivuge. Jyaho ukore subscribe, ugikurikira ubutumwa bwiza buriho. Ubishatse wumva ari byiza, ari inyungu zawe, uyikande. Wumva ntacyo byagufasha, ubyihorere. It's okay. Reka twisengere Mama Edwin. Kubera ko uri Imana yacu nziza, niyo mpamvu n'iyo imitima yacu ibabaye tutakubakura, ahubwo tugira dute Data ukomeze imitima yose ibabaye kubw'umuvandimwe Vava watuvuyemo, by'umwihariko ukomeze umuryango we, ubambike imbaraga, ubahe kwihangana ndetse no gukomera. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo kubera ko habaho igihe cyo kuvuka ndetse n'icyo gupfa, niyo mpamvu muri icyo gihe cyo gupfa tutajya twishima, ariko kitunezeza nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi tuzabana mu bihe byiza. Umugisha umuntu wese udukurikiye, ababuze imbaraga uzibahe, abatari bafite amahoro bakira amahoro. Mu by'ukuri abantu bongere bahabwe umunezero, ahubwo bidutere kongera kwitekerezaho natwe ubwacu, tugire duti imbabazi zawe zitubeho, imbabazi zawe zibe ku muntu wese udukurikiye, yaba arubaka akanya ndetse n'uzadukurikira. Imbabazi z'Imana zimubeho kugira ngo wibuze uburakari, wongere utugarukeho, wongere tugire umunezero muri Kristo Yesu. Urakoze, uha umugisha Jerry wanyakiriye kugira ngo ntambutse iyi message, kandi uha umugisha n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose. Kiruta byose twese Imana igitureba neza uko bwije n'uko bukeye. Turagushimiye kuko ubanye natwe muri iki kiganiro, kandi ukaba uzaguma no kugiherekeza kigakora imirimo ikomeye mu mitima y'abazacyumva. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane, Imana ibane nawe. Nanjye kuvuga ngo iguhe umugisha, ariko wawunsabiye jewe. Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane. Amen.